arakoze cyane Eric Ndagijimana ku cyegeranyo cyiza rwose yadukoreye yatunganyirije mwebwe abareyo kirimo byinshi abayobozi ba Rayon Sport abafana ba Rayon Sport n'ibindi byinshi cyane hanyuma Reagan Samir ndetse na Nepo ndifuza ko tuzoganira Rayon Sport mu buryo bw'ibice bine igice cya mbere ni hanze y'ikibuga ndavuga ibyaranze abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport muri Sekafa Kagame Cup hanyuma tuze kujya ku byaranze Rayon Sport mu bakinnyi mu kibuga muri Sekafa Kagame Cup ndetse no ku mukino wa nyuma hanyuma ndifuza ko tuze no kuvuga ku the way forward ku hazaza ha Rayon Sport igiye kwinjiramo muri mwaka w'imikino hanyuma dusoreze kuri reaction z'imiyoborere mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu nabonye ama reaction menshi cyane y'abaministiri y'abayobozi batandukanye mu nzego za leta nazo ntago tuza kuzirenza ingohe ubutumwa message motivation nibyo byakurikiye intsinzi ikipe ya Rayon Sport numva ne tubiganira neza ibyo bintu byose uko bivuze uko ari bine biraza kuba bihagije kandi abareyo nabo banyuzwe munyemerere rero twahera mu gice cy'imifanire kiza kutwinjiza mu gice cyo mu kibuga mpere kuri Samir abareyo kuva Sekafa yatangira n'abareyo bitwaye gute kugeza ku munsi wa nyuma ejo buza stade Amahoro babikoze ngira ngo niba nibuka neza ni bwa kabiri kuvira stade yakubakwa yavugururwa aba bareyo n'ubundi navaka ari bo bahinduye imifanire yo muri uru Rwanda usanga ibintu byinshi byo ku kibuga yaba imyinjirize kuri stade yaba ibijyanye n'imifanire usanga aribo batanga umurongo kuko genza umupira wo mu Rwanda kwinjira ari senyisa abareyo barawuzamura bageza ku gihumbi abati igihumbi wapi muri za 2018 ikipe yabo iri gutsinda ijya no mu matsinda abati oya barazamuka bajya kuri 2 kugeza ubu ngubu bageze ku 300 ahamake ku ikipe ya Rayon Sport ubona ko ni ikintu bagiye bahindura noneho hakaza igihe cya 2016 18 gutyo Rayon Sport itangiye gukomera haza amafani club za ma generation izi za Gikundiro Forever n'izindi fani club zaje gufatiraho nyuma yaho bigasa nkaho bibaye ikintu gikwiriye mu mupira w'amaguru hose ibijyanye no kugura ingoma kwambara imyenda isa ku bafana nubwo ama equipe atari yagatangiye gucuruza jazz usanga abareyo baragiye bazana iyo initiative yo kuzana yo kugura imyenda ya fan club yanditseho amazina ya fan club ibirango bya fan club ndetse n'ibirango bya equipe yabo muri rusange bakagira ikintu cyo kwishyira hamwe bagapangira ibintu byabo hamwe naho batekereza utwo dushya twose dushobora kuba twaza mu mifanire Rayon Sport y'umwaka ntekereza ko bitewe n'ukuntu yabitabye guhera kuri Rayon navuga ariyo isa nkaho yakanguye abareyo n'abantu barebaga equipe yabo bakareba abakinnyi basohotsemo bakareba impinduka zibaye urabizi byatangiye bavuga ngo equipe gize imifungo n'abayobozi bagasobanura bati nibyo turi mu mushinga w'igihe kirekire hakaza ijambo rivango directeur technique ngo yemeje uyu bamwe batumva ukuntu abakinnyi bakomeye nka ba Yose bayemera n'abandi bakomeye bagiye basohoka muri Rayon Sport bisa nkaho ubundi byatangiye muri sezo ijya kurangira batsinda Kiyovu bagakonfirma gusohoka ariko navanga umukino batsinzemo Gor Mahia ni usanga wakanguye abantu bose arashize igihe kinini badatsinda Rayon batsinda Gor Mahia ndetse banabona bamwe mu bakinnyi beza babo baguze kuko Rayon Sport isoko ryayo ry'uno mwaka navyo navaka ari kimwe mu bintu bitumye n'abafana bagaruka ku kibuga kuko bagiye bagura amazina y'abakinnyi bazwi nk'uyu Atiso uhora murebaga no kumbaho nayambaga ugasanga no umukinnyi wagiye muri Benin abo watsinze ibitego byinshi wareba Issa Jigiba meilleur joueur wa championnat ya Mali ukareba amazina y'abakinnyi batandukanye bagiye bagurwa muri equipe yabo bazwi noneho na performance bagize kuri Rayon Day isa nkaho ikanguye abareyo birabakundira muri stade Amahoro batsinda ikipe ya KVZ bakomerezaho no kuri match ya Taska bisa nkaho iyo abareyo bari gutsinda hari abareyo tuzi batajya bava kuri equipe yabo biganje baba mu mafani club kandi aba mu mafani club bure ntabwo ari bo benshi kuko abareyo baba muri fan club ntabwo na kimwe cya 10 cy'abareyo bose mu gihugu ariko bari yabo batanga ritime kuko nibo bagira ingoma nibo bakora iyo mobilisation kujya kuri stade
ababa muri fan club barijyabwira inshuti ye bakorana mu kazi ngwino tujyane kureba match na babandi baje kureba match badafite fan club barimo bikundira ambiance bakajya inyuma y'ahandi bari kuvuza ingoma batera za ndirimbo n'abandi bakikiriza ugiye ubona nko muri stade rukunire Rayon Sport baba yatatse ukabona wa undi wakagoma atangiye kuzamura amashyi y'abareyo bari imyenda y'umweru itoroshi sinzi kuririmba n'ibindi bitandukanye ni nk'abanimateri kuko rega n'andi ma equipe ntabwo abantu bose baba mu bayiritra ba Paris Saint-Germain ntabwo abantu bose baba muri ya yero woro ya Borussia Dortmund ko Dortmund ifite stade ya 75 birenga niba atari 80 ariko igice cy'abafana twita ngo ni babandi baba die harders ba equipe ya Dortmund usanga ari 25 hari igice kitabamo intebe bahagarara gusa ari nayo bita ngo ni yororo ngo ni inyanja ngo ni urukuta rw'umuhondo cyangwa bakanayita inyanja y'umuhondo bitewe nuko stade ya Dortmund yambara umuhondo usanga iyo bose baje bambaye imihondo baba bavuga ngo ni nk'inyanja y'umuhondo ikintu cyo kuba abantu baba muri za fan club zitandukanye tutarondora ma generation za Gikundiro Forever ijwi ry'abareyo n'izindi fan club zitandukanye zirimo hariya batanga ritime abo bahora kuri stade ariko hari undi mureyo utega kavinya magabe akaza kureba Reyo kwako yumvise kuri radio uyu munsi yatsinze match ebyiri kwako yumvise ko bavuze ko Isa Jigibaro umukinyi w'igitangaza kwako bavuze ko Atiso ari gutsinda buri match akavinyamaga bakabatireka nje kwirebera bagasanzwe akunda Reyo bikorwa n'izi fan club navuga ngo zisa nkaho zibimazemo igihe nibyo bari bamaze imyaka myinshi batagira ibyishimo bisendereye kuri uru rwego ariko na 2018 bajya kujya mu matsinda bisa nkaho byatangiye ari ibintu bigenda etape par etape 2016 batwaye igikombe cy'igihugu niba nibuka batsindamo umukiye bitego 4 2017 batwara champion 2018 bajya mu matsinda 2019 batwara indi champion nayo baheruka imifanire ubundi nabako yakuze neza muri ya myaka nk'ine Rayon Sport yagize guhera kubaka ihereye ku bana bisonga n'abaza Sek kabubaka ba Jaberi nabandi kagenda yongeramo ba Piero bagenda hakaza na ba Karebu n'abandi batandukanye bagenda bazamukana ariko icyo navuga ku mifanire ya Rayon aba bantu baba mu mafani club nibo bamobiliza abandi bareyo bari inyuma ku buryo nibyo bakoze muri stade abandi bafana baje bataba mu mafani club babagenderaho akabari n'ikintu gikomeye cyane ikipe Rayon Sport yihariye kuko niyo equipe tuzigira fan club zitajya zigira on and off kwa ngo hari ukuntu ezinde equipe zigira igihe dubade nk'urugero Kiyovu Sport igihe cya Juvenal cyagiye Kiyovu Sport yabagiye kabiri nibwo twabonye za Green Brigade na Zande ziherekeza equipe amabisi 10 n'abagi Musanze gukina ariko ikipe ya switchinga off kabona nabo baragiye barabuze wenda nka Green Brigade ifite urubyiruko rukunda kuba ruhari kuri stade ariko izindi fan club bona ukuntu zigenda zigajeze n'abayovu ntibaza ariko abareyo kuba bafite fan club kuba bafite ubuyobozi na coordinateur ubishinzwe ba Matich bashinzwe kuba ba coordonate ibyo byose ni kimwe mu bintu bihaye Rayon Sport kuba yakuza stade amahoro kwako iyo mobilisation irakorwa ndetse bikanakubitiraho n'insinzi bari kugira hanyuma n'amafoto meza za kuri stade bakoma amashyi baririmba indirimbo bigasa nkaho bikuriye na babandi bo mu ntara bataba muri fan club cyangwa n'abandi bayobozi cyangwa n'abakozi bakora akazi kabo ka buri munsi badasanzwe bajya kuri stade mu buryo bwisubiramo bakaza ko bakuruwe n'icyo babonye kuri stade nashimira cyane ngiye ku bwanjye amafan club babandi bahora kuri stade batanga iyo ritime Reagan usibye RBA televiziyo y'u Rwanda yerekanye imikino ariko hari igitangazamakuru cya Azam cyerekanye iyi mikino kuko cyari gifite n'uburenganzira bwa Sekafa ndetse na RBA iza kwiyongeramo cyo cyanatangaje yuko mu by'ukuri kizakora rimwe documentaire ivuga ku bafana ba Rayon Sport kuko ngo cyatunguwe no kubona imyitwarire y'abafana ba Rayon Sport uburyo bafana no kuzana indi mifanire mishyashya yiyongeremo muri isanzwe ihari y'amashyi ariko nubwo bari bafite amashyi bafite n'uburyo bayazanye mu buryo buvuguruye bicaye bahaguruka bakicara bagahaguruka ibyo byose wabibonye gute nka Reagan nk'umuntu ukurikirana akenshi Rayon Sport ndetse n'abafana ba Rayon Sport abafana ba Rayon Sport barakwereka iki mu gihe ikipe ya Rayon Sport yakomeza kwitwara neza muri uyu mwaka w'imikino abafana ba Rayon kubashimira icyambere nuko
bahesheje ishema igihugu cyacu, igihugu cyabo u Rwanda, bitabiriye imikino ya Sekafa Kagame Cup ku bwinshi. Nta match nimwe ya Rayon nimwe batuzuzaga aho babaga bakiniye. Icyo rero ni kiza kuba mu by'ukuri barabashije gutuma stade zitambara ubusa, kuko akenshi hari igihe abantu baba bafite imikino aribo bayakiriye, ariko mu bindi bihugu bakibaza batari ko bari abantu bakunda umupira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri tubashimira ni ikijyanye n'imifanire wakigarutseho. Abareyo bazi gufana rwose, ntabwo bajya biyita ngo ni nk'ingingwa, wa mugani ntawe ubinginga. Sinzi aho bakorera amarepetisiyo, sinzi uko babiganira. Bagira n'abashyushya rugamba babo babafasha mu kubyanima, ba Faustin, ba Wasiri, babari aba MC ba Rayon Sport, ariko akiyongeramo ubwo n'abari abasanzwe n'ubundi ari abanimateri mu bafana imbere, abavuza ingoma n'utundi dukoryo bagenda bazana. Ubona ko ni ibintu baba baziranyeho, uburyo bwabo bwo guhaguruka, uburyo bwabo bwo gukoma amashyi, uburyo bwabo bwo kuririmba. Ni byiza cyane, ubona ko bishimishije. Ikindi ni abantu batanga show na nyuma rwose, ubona ko uburyo bakora karasisi nka gutya batemberaga, nagiye mbona n'amavideo mu ntara nabwo byabaye uburyohe. Bari ku mamoto, bari mu modoka, bagenda bavuza amahoni, bacanye amatara. Nabyo byongera gushimangira cyangwa bikanagaragariza na wa muntu udakunda umupira ko umupira ari ikintu kidasanzwe. Biranumvikana rero yuko nyuma yabwo nabwo bigira icyo bifasha muri circulation y'amafaranga, bikagira icyo bifasha mu bukungu bw'igihugu. Samiri yatangiye bikomozaho, bakagenda bakanizihirwa, bakisengerera ko kunywa. Tukabasaba ko bazajya bakanywa mu rugero, ariko bakananywa kemewe, cyangwa se yakujuje ubuziranenge. Ibindi rwose iyo umuntu yishimye nicyo umupira umaze, agomba nyine kubiserebura. Muri Sekafa navuga yuko nabaha amanota nka 96%. Uti ayane nayasigira iki? Rimwe na rimwe hari igihe bake muri bo, kuko abenshi baba babikoze neza, wenda baryoherwaga cyane bagashaka kurengera. Hari nk'igihe batsinze Nyamirambo bajya hariya kwa Kadafi, basa n'abafunze umuhanda rwose, imodoka zizamuka n'izimanuka bigasa n'ibyanze, bisaba polisi kuza ari benshi kugira bamwe banava no mu mujyi kugira ngo baze kureba ukuntu bashaka inzira z'imodoka. Nubwo twakwishima, ariko ntibigomba kubangamira urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, cyangwa se ngo duha akazi kenshi umutekano. Burya nabyo ntabwo ari byiza ruvuyanga, nk'ako butanu kugakosora. Ibindi nge navuga ngo mwaduhaye show, ubu ni muri weekend, mwicare mwigurira ko kunywa, ibintu bigende neza. Gusa bamwe mu bayobozi ba Rayon n'ubundi banavuga ko ikindi kintu wenda kitabashimishije, nubwo abafana bo nyine ari abafana, ngo ni ukuba baririmba mu keba cyane. Bati yasoza match kabaririmbye ya peri, bati wagikona we, bo bakavuga batoya ati twe dufite ikipe ikomeye, niba focusinge kuri Murera yacu irakomeye, dufite indirimbo nziza zisingiza Rayon, nta mpamvu yo kuvuga muri Sekafa APR yagarutsemo kenshi. Ariko nje bavuga ngo kuri iyo ngingo numvishe abafana ba APR batabyishimira, kubera yuko ngo harimo ngo niba ari ibinava ngo ni ibitutsi, ni igisa n'igitutsi, ngo Rayon baririmba ngo ngaho ni waba ugiye wari ruvumwe. Makifu yarebye abasifuzi uragora, abafana bo babifata nk'abaperi babifata nko gutukwa. Mbo nje mbyumva nkaho ari n'ubukeba, bukeba bashatse bakareka bakiririmbira izabo, bafite izabo nyinshi kandi nziza. Nta mpamvu yo gushyira amako, ariko bitaza gusa naho icyari cyo cyabaye ikintu cyaruse ibyiza byabo, kuko nitubitindaho birasa naho ari byo bifite uburemere, kandi n'abantu bakuru babyumvise utwo tubiri two kufungura umuhanda ndetse wenda no kutataka bakeba cyane. Ariko
96% yubakiye kuri ibyo bintu bitatu nyamukuru, ubwitabire buri hejuru cyane, imifanire iri ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse n'ibyishimo bagaragaza nyuma y'umukino, rwose nta gushidikanya abareyo muri ntingingo. Nge rwose amashyi yanjye murayafite, naremeye. Hari rero bonus nka Radio Rwanda baduhaye, twagiye tubana nabo tukabasaba gucana amatara kugira ngo basunike ikipe yabo, yaba nge na Rugangura, yaba Kwizigera na Rugangura, yaba Samiri na Rugangura, cyangwa naraye mpuye n'umutayikuni bita Bazili, niwe wakiriye Rayon Sport nyuma yo gutwara igikombe. Ubwo rero ubuyobozi bwa Rayon Sport bwari bwantumiye, twahuye nyuma ya match, baba baramvudukanye bati ngwino tujye kukuganuza, turajyana, ntago nabasuzuguye, turajyana tugera aho ngaho nyine Bazili yakiriye hano i Remera, ruguru ya gare yakiriye abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Hanyuma rero impamvu muvuze nuko wari ukomoje nyine uburyo nyine Radio Rwanda ngo nayo yabafashije mu kwentertaininga abatarabashe kugera ku ma stade. Iyo Bazili yagarukagaho, hari umukino yakurikiye kuri radio ngo ari kumwe n'umuyobozi mu nzego za leta, hanyuma barimo kumva Radio Rwanda urimo mbanza wara backing Axel kuri match ya Taskara cyangwa ni Jamus, nimwe muri izo ngizo n'ebyiri nakoze ya Rayon Sport na ahantu wanimye abareyo kuri radio bacana amatara ubanima mujyana ni he. Iya mbere yari yo mu matsinda, match yabo na Taska, Nyamirambo ne n'abantu bikanze. hari n'inda ko twakoze mu mahoro. Yego sha kuba oya nebyiri sinyamirambo, we ni nyamwe kari Nyamirambo nibyo, kuko iya Hilali Kwizigera ikozera, ya Hilali ari Hilali na Rayon, ari Hilali na Rayon Sport, na Rayon Sport ni ubwo bwanjye busigaye bwibagiwe. bana ni Kwizigera, oya zombi ninjye, Kwizigera ntago yari ahari. Iya Taska ni ya Hilali, izo zombi nizo nakoze. Ndetse nibuka nizo noye. Ya Taska ni za Hilali nizo nakoze. Gusa wenda icyo nashaka kuvuga ni Bazili yambwiye ati na Reagan yaranshimishije ati mbura nimero ze rwose ngo mbanze muganuze. Nimero zanjye ariko wari uzifite, aya ni amakosa Samiri, nge narakubwiye nti nge mba mu bana. Rwose nimero yanjye ko wari uyifite, uri kumwe n'umutayikuru. Oya wasanga umukire ari buze kugupfumbatira. Umukire yambwiye ngo ahubwo nze kuguha nimero ze, uze kumuhamagara ngo muvugane. None byaba byiswe yuko ari bya bindi abara bajya ngo no gupeta. Abara bagira agatereme ka Rwarutabura nyura ku bakire bose umunsi. Anyway, nagaciye muri brage, ariko mu byukuri bitwaye neza. Bifuza ngo yuko nyine kuri radio abafana ba Rayon Sport batageze kuri stade ngo Radio Rwanda yabigize mu ruhare kugira ngo n'abarimo kuyumva baryoherwe. Bararyohewe, nicyo Bazili ashaka mu bushobozi bwacu, twese nka team, twese buriya n'utakoze ntugire ngo Samiri wanarizaga match yabo buriya ntaba afite imbaraga yakoresheje, uburyo yateguye nepo ubunyuramo mu busesenguzi muri half time. Twese twakoze ibishoboka, twese nka team, natwe Sekafa natwe yaraturyoheye, donc batworohereje akazi, if I may say. Abareyo twakoranye neza, buriya hari abantu mujyana mu kintu ukabona ko nabo bahari. Cyari cyifuzo navuga ngo cy'igihugu, nta nubwo cyari cya Radio Rwanda gusa, ko nitajya muri Rayon ijye muri APR. Cyari cyifuzo cyuko Sekafa igomba gusigara mu Rwanda, kandi abareyo batumva ko cyari ikintu gito, kuko no kuri CDS kandi ari mu bayobozi ba APR cyari cyo cyifuzo isigare mu Rwanda. Abayobozi bose ugiye kugaruka reaction zabo, icyifuzo cyari cyo. Nta buryo Sekafa yabera mu Rwanda iterwa inkunga n'umukuru w'igihugu cyacu nyakwa President Paul Kagame ngo twumve none ko abaje batugana, abaje kuyikinira hano mu gihugu aribo bayitwaye. So navuga nti rero mu magambo magufi, felicitation kuri Rayon Sport muri rusange, mwahesheje ishema igihugu, twese rero twabyishimiye. Nepo twinjize mu kibuga, ubanze tubwire 11 mu byukuri bari babanjemo, none tujya mu kibuga turebera hamwe imikinire. Hari ingingo match approach yakoze kugira ngo yegukane iki gikombe. Urakoze cyane, reka duhere mu kibuga nkuko bigaruka, kuko
ntiwasesengura umukino utabanje kubwira abantu 11 babanjemo cyangwa se ekipe zakoreshejwe muri rusange. Uhereye ku ikipe ya Rayon Sport mwizamu bari afite umusore Dande Junior, mu gihe rero iburyo kuri kabiri bari bafite kapiteni Nshimiyimana Emmanuel Kabang, kuri gatatu bari bafite Reagan, mu gihe mu mutima wa defense bari bafite Charles Suplau ndetse na mugenzi we Nshuti Didier. Hagati mu kibuga hari Ibrahim Mansour Jingale ari kumwe na Muderi Akbar, imbere yabo hari Isa Jigwiba, uruhande rumwe Antonio Atiso Kojo Kosivi ndetse urundi ruhande Iradukunda Eritatu. Kameni Elmani Junior yataka nka nimero 9. Ikipe ya Gor Mahia mwiza marafite Brian Omondi Odiambo, mu gihe kuri kabiri ni Paul Ochuoga, gatatu uyu musore witwa Daniel Sakali Macheso, mu mutima wa defense hari Mike Evans Kibwage ndetse na Frank Onyango Odiambo. Hagati mu kibuga hari abasore babiri, nimero 6 Ebenezer Auckland akina aringaniye n'umusore yitwa Alpha Chris Onyango. Imbere yabo hari umusore witwa Enoke Mumanyi Machaka. Mu gihe rero ku ruhande rumwe hari nimero 7 Sharifu Sabuni Silengo, urundi ruhande nimero 11 umunyagana Ebenezer Bwadi Adukwa. Mu gihe rero nk'umwataka yari Paul Okoti Odiambo, uyu musore warambaye nimero 29. System y'umutoza Charles Kwablan Akono yari system ya 4-2-3-1. Ku ruhande rwa Rayon Sport nayo yari system isa, avuga ko ari 4-2-3-1, nako 4-2-3-1 ariko ishobora guhinduka 4-3-3. Biranyinjiza ku magambo twagarutseho turi mu kiganiro ku munsi w'ejo kuwa gatanu mbere y'umukino. Uwitwara ingingo Francis Christian tuganira, twakinnye ijwi rye, yaravuze ngo tugiye gukina n'ikipe dukina ibintu bisa, tugiye gukina n'ikipe duhuje uburyo bw'imikinire. Yaratwerekaga ko biza gusa nkaho match iri bunagorane, yatubwiraga ko match itari bworohe. Murabyuka ko mu kiganiro n'itangazamakuru abantu abanyamakuru baramubajije kuri cya kintu cy'uburyo abareyo kuri Gor Mahia nari Hilali bari inyuma ya Gor Mahia bifuza ko ari yiza. Wavuga ko ku cyifuzo cye nk'umutoza na staff bakifuje ubwo ari Hilali paraporo ya Gor Mahia. Cyo gihe abantu baratungurwa. Anongeraho nyina ko kantu k'imikinire isa, nunabireba neza no muri systeme birasa kuri iyi mikinire twavugaga mu buryo bwa formation. Wende iyo bigeze muri animation buri wese yanema ibitandukanye bigendanye n'umukino ukuri kugenda, ariko ubwo nari mbanje kukanyuzaho uruvuyanga kugira ngo abantu bumve n'icyo kintu umutoza yavugaga. Hari ingingo Francis Christian kuri aya ekipe yombi. Urakoze cyane Samir. Match igitangira hari ingingo yerekanaga ko arimo gukina yihe imikino imeze gute, game approach hari ingingo mu minota 45 n'ice cya mbere ariyo twinjiramo. Ni Rayon Sport yaje mu kibuga, ubona arimo gukina gute contre Gor Mahia. Ekipe ya Rayon Sport nk'ibisanzwe irabanza ikakureka, ikabanza ikareba ibitekerezo uzanye mu mukino, hanyuma ikaza gukoresha aho ibona nyine utangiye kugira intege nke, kuko ari ingingo turebye imikino yose akiye muri Sekafa yabanje kurekera ama ekipe umupira. Abantu benshi nko kuri Jamoso banagize n'ubwoba kwera iminota 15 ya mbere uburyo Jamosi yakinaga bone iri kugera imbere y'izamu cyane. Abantu bakibaza ati se iyi kipe ya Rayon Sport none igiye kuvamo itageze no ku mukino wa nyuma. No ku munsi w'ejo niko byari bimeze, wabonaga mediane basa nkaho bayiretse, ahubwo bagakora pressing ku muntu ufite baro, ubundi bakwambura umupira bakawuransa bagakoresha uburebure bwa Kameni. Nko mu gice cya mbere wabona ko ikipe ya Gor